ubu twihuje ukantunga ukagira umugore ubu wajya uhawe ukampera iposho ku gihe hacya mungu nagutetesha yego bya bintu by'abagabo rwose usanga batongana n'abagore je najya ngufurira n'ikariso nayifura akamwana yicaro nigabura cyane gabura igifenesi n'agasuru akagage rwose cy'igicumbi cyakora gusa akagage nari ngakumbuye nsuza n'abantu twabanye mu nkambi y'ibyumba by'umwihariko abari turaba shaya kamwana we ndabona ariko kurya agafenesi amaye agafenesi urakazi ndakaze nguvuga ngo agafenesi hari umutipe nako ni umuvandimwe yabaye nka manager wanjye nyakwigendera Vidi Frank niwe wanyigishije ukuntu barya agafenesi yawe ariko ku bakunzi bacu kuba dukurikirana nari bisengira amatsiko kubanza kwisuriza ya kamwana no mubaza ndabona isiko ariko banza kiryoshye ka tubanza tubasuhuze abakunzi bacu abadukurikiye turabasuhuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana abane namwe ninge wa mukobwa wanyu wa Misi tukaba turi kumwe tubabwire ko ari inde ya kamwana bibi nkaba ndi kunywa n'agasuru kuri kunywa n'agasuru akagage kiwacu bura gasuru ndakemera cyane ya kamwana yicaro nigabura cyane gabura igifenesi n'agasuru akagage rwose cy'igicumbi cyakora gusa akagage nari ngakumbuye nsuza n'abantu twabanye mu nkambi y'ibyumba by'umwihariko abari USA abari Mahama rwose agasuru k'ibyumba ntabwo tuzagahemukira kuko niko kadukujije yakamwa agasuru iyo nabonye agasuru ka mu gitondo nicyo cyayi cyanjye nicyo gikoma cya mu gitondo niyo breakfast agasuru muri make ni kuba wikundira cyane rwose iyicaro rero wagira ngo ifite yerekwa ahubwo wagira ngo ifite yerekwa gusa icyo mbashimiye ni igifenesi buri igifenesi kinyibutsa nyakwigendera muvandimwe wanjye wambereye na manager twabanye Vidi Frank yari afite chano bitaga Rwanda Parazi dufite na filime bitaga ubutumwa bugufi purari y'igifenesi gituma mwibuka muri abantu twabanye na Vidi Frank abantu bakiniye muri filime ubutumwa bugufi nubwo twagiye dutandukana n'umuyobozi wacu akigendera nubwo natwe tuzagenda gusa Vidi Frank ni nge muntu wabanaga nawe mu nzu kuva corona yatangira kugeza irangiye tubana mu Vidi Frank ni umuntu wakundaga imbuto iwe habaga hari imineke hari ibinyomoro igifenesi buriya ntabwo yakinyuragaho ubwo rero niyo mpamvu tugomba kuvuga ko iyi channel ya Miss TV show iragabura kuko ibi bintu yakamwana waruherutse igifenesi ryari mu gihe kingana iki kuva muri covid ni kumwe na Vidi umwe wakingaburiraga muri covid umwe wakiguraga ubwo rero umwe wanakinyigishije muri make ariko kindi nshemye akagacana ikigage masorosha munyibukije ikigage cyacu gicumbi kabisa buriya gacano kamaye ikigage rwose munyibukije mu rugo munyibukije aho nakuriye Gihembe camp abantu twabanye Gihembe camp mu gihume kumwuka w'abazima ndabasuje cyane yakarabasuhuje urumva ko iyi cana uko biri kose ifite yerekwa ya kamwana ako se mabuja ufite umugabo wapi nta mugabo mfite wareka tukihuza se ko nanjye nta mugore ndibashe none se yakabwa mbara nkubwiza ukuri ubu twihuje ukantunga ukagira umugore ubu wajya uhawe ukampera iposho ku gihe hacya mungu nagutetesha yego bya bintu by'abagabo rwose usanga batongana n'abagore je najya ngufurira n'ikariso nayifura wayifura ukuri kw'Imana none se yakamara bya bindi byo kwikundira indangamirwa urabizi nawe byagenda gute ndakubwiye wowe wampaza wambonye ariko indangamirwa rwose nahita parika nabonye ufite buno riparitse neza wagira ngo ni Vigo utegereje abagenzi ariko se oya buriya udishimira Imana
none se kurema kurema rwose kaguparika yibuno kariparika neza rwose n'umuntu yakubona ngo turamuko bafite ibuno. None se yakamwana reka nkubwire ubwo ufite amafaranga yo kunywa ntabwo nge nzashaka umugabo nakoze ubukwe nakoze ubukwe ntawo nzishingira. Ese ubwo ugiye gusazira iwanyu umutegereje amafaranga rero bya bintu niyo mpamvu abasaza binange n'abakecuru bina mwarekuye abakobwa banyu bakarungura. Ugize amahirwe ukabona umuntu ugifukiza umukobwa akamutwarira ubuntu wajya ugera iwe ugasanga umukobwa wameze neza ni ngombwa mujye muca abantu bya mirenge turi abadiaspora kandi abadiaspora nibo batuma tutarungura. Diaspora araza agakoresha ubukwe bwa miliyoni 20. Twebwe rero kubera n'ukuntu twakubiswe inaha wajya gusaba umukobwa nawe bakaguca amafaranga yose. Abantu mwe mwababyeyi mwe mubona tuzarungura mwese abashiki bacu bazarungurwa n'abadiaspora. Oya yakamwana ikintu nagukorera nababwira bakagabanya inkwano ariko nawe urabyumva ni wantwarira ubuntu koko yakabwo se ubuntu koko. Oya nagutwarira ubuntu natangishimwe wenda ku mubyeyi wakureze wenda nk'uduhumbi nk'J150 ariko apana kujya kunca miliyoni. Nese ubwo nanze nk'uduhumbi J150 ntabwo naba ngwesheje agaciro mu rugo iwanyu. Umukecuru wakureze aravuga ati nagafantare gak'umubyeyi nese reka nkubaze ku bihumbi J150 wabaha andi y'ubukwe yabareba nde? Urabona ndacyari mutoya ntagiye naba maze ngo naba narakoreye amafaranga naba narayakuye. Ariko abantu bose byose umenye ko abantu bose bari kumwe ngo bakoze ubukwe. Oya shaya kana nanone guterura gutyo gusa ni kwa kundi uzasanga umugabo wawe nkuko tubanye nagusanga muri za ndangamirwa ndabizi ntiwazicikamo gatangira atigenagera nawe nitwasezeranye wowe nturiyo. Nubizi ko ari abagabo bajya kuri kw'Imana ngiye mbibwire n'abantu nge mbonye umugore muzima tubana umugore ko warango nasubira mu ndaye ego ntibyatuma naye njye kwinyesebura ku ruhande ariko ntabwo nabigira ingeso nka kwa kundi byari bisanzwe. None se kucyumva kutabireka burundu yakamwana kucyumva kutabireka burundu? Mabuja n'abafite abagore tujya duhura rwose n'abagore bafite abagabo turakubitana rwose muri iyi mihanda. Ntabwo rero nge nakubwira ngo ngewe yakamwana rwose ngo ndamutse mbonye umugore byatuma rwose nta kwinyesebura ku ruhande. Ego nagabanya ntabwo nabikora nk'uko nabikoraga ariko gusa ntabwo byambuza nanone kuvuga ngo mbonye akana kakiri gato kugira ngo ngende ngatandamure rwose. None se akamwareka nkubaze ubwo urumva nakwizezwa n'iki ku buryo ugize kuntwarira ubuntu udufaranga duke J150? Ese wayakwaka ubungubu none ahanga we nago duhite tugenda wayatanga ubungubu? Nayo mfite ariko nayashaka. Wayabona mu gihe kingana iki ngo numve? Cyumweru waba yabonye ibitenge n'ubu ngiye mbwira n'abari kutureba mu nteri nk'u ngiye mfite abantu benshi rwose bahita bashyiraho n'ay'ubukwe byakunda ngewe ubyemeye ukaba uri seriye n'abandi babyumve n'abari kutureba babyumve cyane cyane abantu muri Michigan mfite abaterankunga benshi n'ay'ubukwe bashyiraho ubukwe tukabukora. Yakamwana si ubwo nari mvuze ku bushobozi bwanjye ariko abaterankunga ndabafite mfite abantu rwose twahita yakamwana reka nkubwire rero nakabyemeye ariko ukimara kumbwira uti utwana dutoya ntago naduhereza ni ukuguca inyuma urumva nagahinda n'ubundi naba ngiye kwikoreza agahinda urumva ko naba ngiye kwiyongera agahinda ahubwo ikiruta naba ndetse ugera ukamenyera ubundi iyo umugabo yahashye umugabo ni imfizi idakumirwa iyo umugabo yaguhahiye igitenge wakibonye nta kintu ubuze mu rugo uramureka akagenda. None se wowe nimba ubona koko niba ubona ndi mwiza kukiwumva ko wanca inyuma niki cyaba kibiguteye? Mu kwiganirira ngewe ntabwo naguca inyuma gusa ndi gutanga ingero z'ingo z'iki gihe uburyo zibayeho. Yakamwana ndabona wanca inyuma none se yakamureka nkubwire nanone akandi kantu mise nibuka hari akaganiro kawe nabonye uri kuvuga uti nibura mu mwaka
imitezi inshuro nkeya nyirwaramo ni nk'inshuro enye cyangwa eshanu ubu nakwizezwa n'iki ko yakize? ni ukuvuga ngo bibaye ngombwa twajya no kwipimisha tukareba uko duhagaze. Imitezi se ko amakuru mfite muri quartier mudugudu yari ari kutubwira ngo tujye kwipimisha turamwese waze tukajyana terekare mudugudu yanga kujyayo nase yaka wowe wagiyeyo wowe wagiye kwipimisha ntago wahatunguka none se yakamwana umuntu utatunguka aho bapimira umuntu utatunguka ubwo urumva aje nakwizezwa n'iki kuko tuzajyana icyizere nagikurayo uzajyana ngeno nidusanga warawuzinze nguse nge nakwizera gute kubera iyo nzobe se akweko yakana nawe nta muntu wanduye ubumeze utyo ubusutyo bibaho se ngo nta muntu wanduye usa gutyo ahubwo ni mwe babi ubona ngo uri inzobe ngo ufite ibuno kandi mwarashize oya yakamwana byo gushira ntibibaho oya ntibibaho rwute se ubu wakwandura erega n'ibimenyetso bitabikugaragaraho bita bigaragara ku muntu wanduye ibimenyetso byahita bikugaragaraho sinkubeshye nje baravuga ngo nipimishwe ijisho ariko icyo bavuze ngo nipimishwe ijisho kubona ikizungereza nkawe ibuno wariparitse kandi ebana ubyishyiramo ugahitushya oya nanone ibyo gushya ntibirimo ariko yakaremwa reka nkubaze ubundi umutezi ufata uti ngo numve nishaka umugabo nkumva araza abitakataka nzamenye ko ari we atandukanye ahubwo ikibi cy'abagore mwebwe ushara kumarana n'imyaka 2 utanazi ko ufite ariko ngewe umugabo iminsi 2 njya kwihagarika nkavuza induru ngatabaza ariko mwebwe wanomarana n'imyaka ufite utaragaragara se ariko nanone imitezi iratandukanye hari umugore nabonye wari urwaye umutezi niba ngo ari uwitwa niba ari Sofia niba ari uwo yari ari kugenda ngo wamubonye he yakamwa gutya nakubwiye ngo hari imitezi iratandukanye ngo irimo amoko nk'atatu hari uza noneho ugishyiramo gusa iminota 30 ukaba watangiye kunyara amashyira urabeshya ndakubwiye rero mwabavandimwe nimushaka mwirinde mukoresha agakingirizo